y'amezi 8 biriya bibaye n'iki mazina yanjye ni David Barrows. 5 years of a life sentence for killing. Nafunzwe imyaka 5 nzira kwica umwana wanjye. Prison to rescue. Kugeza umunsi umwe ubwo natorotse gereza ngiye gutabara ahubwo umwana wanjye. Ubuhamya bwe bwagiye mu gitangazamakuru. Ati amazina yanjye ni David Barrows, natorotse gereza nari mfungiye mu nzira ngo kwica umwana wanjye, ariko natorotse iyo gereza ubwo ngiye gutabara umwana wanjye. If you're from Boston, nimba uturuka muri Boston ushobora kuba ayo makuru warayumvishe yanjye. Nimba amakuru yanjye utarayumvishe vuba uraza kuyumva. My conviction was overturned and I was freed. Mu minsi mike ishize mu rubanza ibyo nari narakatiwe nabikuweho barandekura. Blessing of a new beginning. Nibwo nahawe itangiriro rishya umugisha. Sherry yaje kubyara n'umugabo w'akana k'akobwa. Nyuma y'ibyo Ronald yadukorera dufasha we na Sherry bongeye gukundana bya nyabyo. Ariko ntabwo ari itangiriro rishya ryose ngo biba ryarapanzwe. Hari n'abakora ibintu bagahura n'ingaruka. Adam nawe wamfashije gutoroka gereza muri kano kanya yakuye mu gipolisi ariko asigaye akora nk'umusivile, ariko wa musivile ushakira amakuru abapolisi wa wundi ujya kunekera abapolisi. Leta irakubwira ati nyine wagiyeho icyasha twagukuye mu gipolisi ariko bakaguha akazi n'ubundi kenda kumera nk'akare tukajya ubahigira amakuru ugakora nk'amaneko wabo w'ibanga. Urebe nibyo Adam asigaye akora. Sinzi ko njye na Adam tuzongera kuba bavandimwe nk'uko byari bimeze. Gusa yataba Adam sinari kuba ndi hano niwe mucikishe gereza. N'ubufasha bw'abantu benshi nakoresheje. Ndetse uyu nguyu bahise none bamuhindura ukuriye ishami rya Boston Fugitive Task Force. Nyuma yuko Max yeguye papa we uyu mukobwa niwe yisusigara ayoboye. What are you doing? Oya jana meze biteze. I just came by. Nari nciye hano. Ndebe ko twajya gusangira ibya saa sita. Oya cyari ikirego mugiyeho. Well, is sawa. What you got something that maybe you need another set of eyes? Ubwo rero se nta kindi kintu wakwerekeza amasora kitari ikirego. Barakwereka hano Sherry afite akana. Ubonye woza ari umugabo way less than a week ago. Icyumweru gishize papa wanjye yarapfuye buke yararwaye kanseri. We're getting to spend several months with his grandson. Ariko byibura yapfuye amaranya amezi menshi n'umwuzukuru we. Karakana bivuze ngo baragatabaye kari kamaze amezi agera mu 8 kari kumwe na sekuru ariko ko yararwaye kanseri yamwishe. Instilling as much information about the Boston. Yaramaze iminsi karakana ariko gashengezamo amakuru y'ibyerekeranye na Boston Red Sox ni ikipe ya baseball irenze. Yaramaze iminsi karakana karundamo amakuru ya Reyo akabwira ati wa mwana we Reyo niwe ugomba kuyizungura. Muzehe yapfuye akananga maze bagatsindagiramo amakuru. Dore ngaka muzehe niwe wapfuye baje gushyingura kana ngaka. Sorry, I'll go back inside soon. Mumbabarire vuba ndagaruka mu nzu. Kana karagenze karabona ku myaka yako miki.